niba koko ari kuyihakana nkuko bari kubyandika ubwo nabyo azabivuge ku mugaragaro tubibone ko yayihakanye ntabwo namusenyera ubwo bibaye binameze gutyo wenda nawe yarabivuze nkuko ngenda nsoma ibintu byinshi bitandukanye yaba ari ugiye kwisenyera ntabwo ari njyewe. Asinah tugwaye ikaze kuri Perfect TV. Murakoze cyane. Ufite vibe duhega flow gatoya ni kuri turn up cyangwa vibe ya dancehall tune ufite ihuse cyane? Me a killer, all of them a send me a sweeter. No for them a envy me, girl a cool down. Man turn up, temperature rise. They must me, how me do it. Turn up, temperature rise. Birashyushye cyane abantu batani nzapa ayo makuru yafite ko turn up iri mu gukora akazi. Turn up irimo irakora akazi ndacyari muri promotion yayo. Kugeza ubu ngubu promotion igeze hehe bihagaze? So far so good ntabwo of course urumva nibwo nkisohora so ndacyari muri promotion ariko uko biri kose biri kugenda neza. Projet yayo kugira ngo ije hanze nkayumvikanyeho mwese? Yes, nta n'impamvu yo kuba nayisohora tutabyumvikanyeho. Iriya ndirimbo imaze igihe kitari gitoya tuyikora gishobora kuba ari nk'imyaka nk'ibiri so ntabwo numva ukuntu icyo gihe cyose byarangira ngewe nshize hanze project umuntu avuga nkuko biri kwandikwa ngo indirimbo ngo ntabwo irimo muri video kuba atari muri video ubwo bivuze ko tutigeze tuyikorana n'ibyamajwi. I would never ever do that. Ntabwo ndi umuntu wajya kwiba indirimbo y'umuntu ntabimusabye nta gutese nta nubwo bishoboka sinanabitinyuka. Apart from yakazi tutarajya mu muziki nyirizina ubu ngubu Asinah ahugiye mu biki beyond akazi ubu ni promotion y'indirimbo ndimo nta bindi bintu urebye ndimo. Muri genre umuntu uvuga ngo buri muri iyo domaine y'umuziki nta kandi kazi ku ruhande Asinah afite. Niki hano mfite utubazo duteguye duto turi bugende tuganiraho tugarutse ku bijyanye n'umuziki. Utubwiye ko projet yumvikanyweho n'impande zose ariko abantu barayakiriye neza hari uburyo mwakora projet zirenze iyi ngiyi kuko uburyo abantu bari mu kuyakiramo birasa naho turn up na Riderman uburyo yaguyemo n'uburyo nawe mukorana abantu bavuga bati why these people do other projects, what are you thinking about that? Kugeza ubu sindamenya koko nimba ari kuyihakana cyangwa se nimba ari abanyamakuru bari kugenda bandika amakuru atandukanye. Navuga yuko aramutse koko arimo ayihakana ubwo urumva nanjye sinakwifuza kongera gukorana nawe ariko niba koko wenda ari bihuha abantu bari just creating kuko bategeze bamubona muri video kandi kuba umuntu atagaragara muri video habaho impamvu nyinshi umuntu atagaragara muri video kandi mwarakoranye indirimbo hari nyinshi twagiye tubona abandi bahanzi b'ibyamamare agakorana n'undi ariko undi ntagaragaremo so niba ari iyo mpamvu ubwo nanjye nzabimenya niba koko ari kuyihakana nkuko bari kubyandika ubwo nabyo azabivuge ku mugaragaro tubibone ko yayihakanye. Nk'ubu ngubu uheruka kuvugana na Rideman kuri telefone ryari? Ntabwo duherutse kuvugana. Ari uko mutagihuza cyane cyangwa biriya byararangiye n'ubundi you still pals? Simbizi ntabwo ngiye kuvuga ngo ntabwo tugihuza kandi dufitanye indirimbo. I don't hate people, I don't even hate him. Ntabwo sinjya mbika inzika ku mutima ibyabaye byararangiye. That's why I decided to work with him. Nta n'impamvu yo kubitindaho nubwo nicyo kintu cya mbere nashakaga ko ari kugira ngo abanyarwanda mbakuremo ya negativity bafite bumva ko ubwo dufitanye ikibazo turangana ugasanga n'abafana bacu babigendeyemo bakicamo ibice aba bakunduye icyo kintu rero nashatse kugikuraho shaka kugira ngo mbahuze musaba ko dukorana indirimbo. So urebye basically iyo ndirimbo nicyo kintu yari igamije nta kindi kintu nge nari ngamije nkuko bagiye bavuga ngo nashaka kumusenyera ntabwo namusenyera ubwo bibaye binameze gutyo wenda nawe yarabivuze nkuko ngenda nsoma ibintu byinshi bitandukanye yaba ari ugiye kwisenyera ntabwo ari njyewe. Okay kuko njyewe nari namugejeho projet yanjye musobanurira impamvu
mubwira ko ari abafana bacu bagiye bicamo ibice bitandukanye kubera ko natwe ubwacu twari twatandukanye, so mubwira yuko it's not necessary, si ngombwa ko abantu bagirana ikibazo kubera twe. ngo usigaye urwana ngo urakubita urushana jetiri ayo makuru yo arimo arakugeraho hanze ahangaha ari mu kuvugwa? Nayo narayabonye, ariko icyambere iyo mba nkubitwa none se kuki babafunganye ntibamfunge, kuvuga se ko hari ruswa ntanga ntayo, ahubwo nuko baba bandenganyije. Wane icyuma we yavuze yuko ngo ryari ishyari yagize, so ubwo nyine ukosheje n'uhanwa njyewe se I'm still here and I'm doing my job. Mu bijyanye n'urukundo kugeza ubu ngubu Asinah ahagaze ati? Umukunzi ndamufite ariko ntumumbaze. Ariko ntisimukubaze, reka tubyubahe n'uburenganzira bwawe. Tukigaruka ku bijyanye n'urukundo no gutandukana, Asinah wavuzwe cyane mu itandukana ryawe na Riderman, hanyuma haza kuza case y'umuntu witwa Sano na Cadette, uza no gukomentingaho cyane. Ibyo bintu tubigarukeho gatoya. Kuki wafashe initiative yo gukomentinga kuri relationship ya Cadette na Sano? Are you close friends mbere yuko tujya in details? Bihagaze bite? Nta nubwo mbazi, okay, nari nabonye story yabo nsanga ibintu byamubayeho, nanjye nanyuze mu buzima nka buriya, so nagomba kumuhumuriza, okay. Urabona hari nabiyahura kubera ibintu nka biriya byabaye, so namwandikiye message mukomeza umutima kugira mwereke yuko siwe wenyine byabayeho, ni benshi cyane bibaho, ahubwo biba igikurikiyeho no kumenya ngo ese nabyitwaramo gute kugira ngo I still live. So ni muri ubwo buryo nagerageje kumuha nk'umutima wanjye uko mbitekereza cyangwa se uko naba narabyakire kugira ngo nawe abashe kubyakira. Ubwo ni nayo nama wagira abandi baba bari muri situation nk'iyo, cyangwa bo wababwira iki nk'umuntu uri muri situation nk'iyo aracyari fresh, is sure he or just broke up with someone? What is your advice kuri bo kugira ngo barusheho kugoinga? Iyo ibintu bibaye kuriya, icyambere uba ugomba gutekereza ni ukuvuga uti okay, ubwo ibyo byose ibi bintu ntabwo byari ibyanjye, iyo wamaze kwakira icyo kintu, anything else you can take it. Twese si twemera Imana se, wenda dushobora kuba tudasenga wenda 5 ku munsi, cyangwa se you don't go to church every day, ariko nibuze dufite uburyo twemera Imana. So no kuvuga ngo Imana iyo yakugeneye icyawe kavuga ati iri ni geno ryawe, riba ari ryawe, kandi nimba atari ryawe tegereza iryawe. So abantu bose baba bafite ibibazo nk'ibyo nababwira ati just trust in God, kuko Imana ibigufitiye umugambi, wenda igihe cyawe kiba kitaragera, cyangwa se hari n'igihe biri kukugerageza kugira irebe kwihangana kwawe n'ukwemera kwawe. So numva yuko ikintu bakagombye gutekereza ku Mana cyane. Umukunzi wawe afite uruhare mu bijyanye n'iterambere ry'umuziki wawe? Nakubwiye umukunzi wanjye ntumumbazeho. Bijyanye n'umuziki nta support ari mu kugufasha nk'umuntu, urumva niba ari umukunzi foka na gusupportinga mu byo ukora, nta ruhara ari mu kubigira mu iterambere ryawe se? Bo nk'umukunzi wanjye nyine urumva anything he can help me, icyo namubwira cyose ashaka ko yamfasha cyangwa se nanjye nkamufasha mu zindi gahunda zitandukanye. TikTok ni ikibazo kigufi, igisubizo cyihuse, nta bintu byo gutekerezaho cyane. Igihugu gituranye n'u Rwanda mu burasirazuba ni iki? Uburasirazuba? That's the east or west? Uburasirazuba nyine in the east or west? East. That's east, Tanzania. Igihugu giheruka kwakira imikino y'igikombe cya Afurika ni iki? Uri umuhanzi wa dancehall kugeza ubu ngubu mu Rwanda, nabahe bantu batatu washyira ku rutonde ukavuga uti they are doing it? Sparks the Down Gagan, D, Asinah. Simubwiye batatu. Suvuze batatu. Uvuze nde nande? Mvuze Sparks, D and Asinah. Na Devi Ranks. Tugarutse ubwo tuje kuri kubijyanye na dancehall nyarwanda, urayibona gute mu myaka iri imbere? Kugeza ubu ngubu urabona drapo rya dancehall rihagaze ritse? Nuko abantu batayumva uko we are not seeing these big projects muri dancehall. What is it all that
dancehall ntabwo irimo kuba dancehall nk'the Jamaican styles, abagande barimo barayikora neza bakabizamo neza. Mu Rwanda turabura ikintu uko tudashoboye. What's it? Mu Rwanda barashoboye cyane kwanza cyane nkubwire ko bashoboye cyane, but the thing is hari igihe bitewe n'injyana uburyo abaturage ubundi ibintu dukora byose tubikorera abaturage, so hari igihe rero iyo umuturage atabyakiriye there's nothing you can do. They're not even paving way for you for your success. Nukuvuga ikintu byagufasha to sell your music somewhere else, cyangwa se ugakora umuziki wawe utavuze ngo ndikukorera mu Rwanda gusa. Ibyo byananiranye nkuko byananiranye n'ubundi dancehall hana abantu ntabwo bayumva, kandi ugasanga ari kumva indirimbo ya Pato Rankings when maybe that's his favorite song, ari kumva Shiba kuko hano bakina indirimbo za Shiba cyane ariko bakaba batakina izanjye, cyangwa se undi wari wese ukora dancehall. Nuko nkeka ko abanyarwanda ubwabo batarakira dancehall, cyangwa namwe ubwanyu ntimurihuza ngo mukundane nk'abantu bakora dancehall. No, gukundana nta nicyo byamara. None se ubu ushatse kumbwira ko abantu bakora R&B bose ari uko bakundana kugira ngo ihitinge hano mu Rwanda? Gukundana mvuga no guhuza mu bijyanye n'imishinga n'uburyo like ibyo nta naho bihuriye kuko nubundi hano buri umwe akora ibye. Okay, nimba ari Bruce si ikibazo ubwacyo se kuba buri umwe akora ibye. No, music, that's music. None se ubwo wajya wahora uri kugisha inama tuvuge wenda nka Bruce Melody agiye kubanza ngo afatanye na nande bande kugira ngo bakore igikorwa cyiza? No, nukuvuga ngo iyo nje ndi kureba abaturage, icyo nicyo cyambere. Nukuvuga abaturage if they appreciate you bakavuga ati okay uyinjana turayikunze, ibyo ubahaye byose barabyakira. Rero dancehall nicyo kibazo ngire ngo dufite kuba abaturage bacu batarakira injana ya dancehall. Uvuze buri umwe gukora ibye, ubwo Asinah yiyandikira n'indirimbo arimo? Bo hari iyo niyandikiye ariko inyinshi hari izo ngura, hari nizo mba ndi kumwe n'abantu bari kumfasha muri studio tugahuza ibitekerezo. Turimo dusoza, niki wabwira abakunzi ba Asinah? Nugukomeza bagasapotinga umuziki nyarwanda uko bishoboye kose, kuko tudafite abaturage cyangwa se abantu batuba hafi ntabwo imiziki yacu yatera imbere nk'iy'abandi. Ikindi personally when kandi platforms zanjye zose nkoresha Asinah era. Your last vibe? Boy turn up, turn up, turn up, turn up, turn up the fire. Boy turn up, turn up, turn up, turn up, turn up the fire. Wall up, let me hear you say. Asante sana Asinah. Murakoze cyane.